God found me a woman, my woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my vow. I belong to you, you belong to me. I give you my heart, ooh, yeah. This is my vow. Can you see the red? I be your umbrella. I give you my heart, this is my vow. Mapenzi yetu yatakuwa milele. We utaona, we utaona. It's gonna happen, man. I love you like Christ left church. Nobody could take your place, yeah. You are my number one, and I'm gonna be faithful, make your day so wonderful. Honey, can I take your pain away, far away? You love me better than I love myself. I just want you to know.
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Bageni bacu bakristo bavandimwe, duhuriye muri iyi ngoro y'Imana kugira ngo duture igitambo cy'Ukaristi. Kubera aba bageni bacu bahujwe n'urukundo, none bakaba baje kubihamya imbere y'Imana uyu munsi, bagahana isakramento ry'ugushyingirwa. Tubashyigikire kugira ngo ishimwe ryabo ryakirwe n'ab'ijuru. Turabatakambira, tubasabire umugisha kugira ngo urukundo bafitanye rukomeze kwiyongera kandi bazarukomereho kugera ku iherezo ry'ubuzima bwabo hano kuri iyi si. Nimutyo rero bageni, twumve ubumwe namwe, maze iri sengesho ryacu rinyure Imana kandi murirongeremo ingabire zose mukeneye kugira ngo muzagire urugo rwiza. Bavandimwe, nimutyo twange ibiraro byacu. Ubaye kujya mbere mu kwemera bamamaza no kongera kiliziya yawe bayibyarira abayoboke. Kubwa Yesu Kristo umwana w'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe barabisimburana iteka. Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo, abagabo borohere abagore borohere abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya ye, maze akayitangira. Yarayitagatifuje, ayisukuza amazi n'ijambo riherekeza kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana, nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese n'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawe wigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira
akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agengereza Kiliziya. Muyoboze ko turi ingingo z'umubiri we, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rikomeye ryakora ibyo bivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nk'uko rero namwe buri mugabo nakunde umugore we uko yikunda, umugore yubahe umugabo we. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ku munsi wa gatatu i Kana mu Galileya bacuza ubukwe, nyina wa Yesu yari yabutashye, kandi Yesu n'abigishwa be bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, ari njye nawe ibyo tubigezemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Ninabwira abaherezaga ati icyo babwira cyose mugikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku rugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushire umutegeka w'ubukwe. Baramushira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bagombye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira, baramwemera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nzashimira Imana umuremyi wacu
duhuriye hamwe kugira ngo dushimire Imana yo yabahuje, duhuriye hamwe kugira ngo tubaragize Nyagasani, maze urukundo yabagabiye izarwerageje kugeza ku ndunduro y'ibihe. Tubari inyuma, tubari hafi, ubu ngubu n'iteka ryose. Ijambo ry'Imana tumaze kuzirikana mu nama nziza Pawulo intumwa mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi, twumvise inama agira abagize urugo, twumvise ibyo ahamagarira abashakanye, twumvise ukuntu atanga inama zitomboye agira ngo bene muntu tubeho twishimye kandi tunezerewe, haba hagati y'umugabo n'umugore ndetse n'abo bazibaruka. Araduhamagarira nk'abagize urugo kubaho twubahana, kubaho tworoherana, kubaho dusenyera umugozi umwe, kubaho dushyize hamwe. Umugabo agaca bugufi imbere y'umugore we akamwumva, kandi n'umugore akamenya guca bugufi imbere y'umugabo we. N'igihe hari ibitagenze neza mukibuka gusaba imbabazi, ubuzima bwanyu bwose bukarangwa no guca bugufi. Burya iyo waciye bugufi ni nabwo ushobora kwemera gukosorwa. Avuga ati mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Niba Kristo yarakoze Kiliziya n'abayigize kugeza n'ubwo ayitangira ku musaraba kubera urwo rukundo rutagira ikiguzi, namwe Pawulo ashingiye kuri urugero rwiza Nyagasani Yesu yaduhaye, arabahamagarira gukundana nta buryarya, arabahamagarira gukundana nta mibare. Urukundo nta formule rugira. Gukunda uwo wahisemo nta nyungu umutegerejeho, ukamukunda wowe wese, ukamukunda kurusha uko wikunda. Uko ijambo ry'Imana riduhamagarira, uko ijambo ry'Imana ribahamagarira muri ubwayo uyu munsi. Uko umugabo agenga umugore we, ni nako Kristo agenga Kiliziya ye. Ibyo bikakubera impamvu yo kutamubabaza, yo guharanira ko mu mibereho yayo ahora yishimye ubigizemo uruhare. Mugiye gushinga urugo, muje imbere y'Imana mu mahane y'isakaramento yo gushingirwa. Rimwe mu masakaramento arindwi muhabwa gukiza Gatolika ngo badutagatifuze kandi adufashe kunga ubumwe n'Imana, adufashe no kuba dutagatifuza mu mibereho yacu ya buri munsi. Iryo sakaramento duhabwa muri Kiliziya riduha kwereka Imana umubano wacu, riduha kwegurira Imana urukundo rwacu kugira ngo rugenge, rutegeke kandi ruhe n'umugisha, maze rushobore kwera imbuto uko bwije n'uko bukeye. Icyo ijambo ry'Imana riduhamagarira kandi ni ukugira ngo ubwo tugiye kubana twarebana none tugiye kuba umwe, duharanire no guha agaciro ubwo bumwe bw'indatandukana bugiye kuba hagati yacu nk'abiyemeje kubana, nk'abiyemeje kubaho ari umugabo n'umugore. Mbere na mbere ubumwe bw'imitima, ibitekerezo byanyu byose bikaba bimwe, buri wese agaharanira gushyigikira umushinga wa mugenzi we. None iby'icyantege igihe wumvishe igitekerezo mugenzi wawe azanye, mube wamubera impamvu yo gutsindwa no gusitara, aho mukamubera impamvu yo kugira ngo atere imbere kandi igitekerezo cye gishobore kugera ku cyo yifuje gukora. Ikindi, duhamagariwe kunga ubumwe bwo kwemera, tugashyikira Imana mu rugo rwacu, ikaba ariyo mutware mukuru, abandi tukaba abungiriza bayo, ikaba ariyo itubwiriza icyo tugomba gukora, igatagatifuza imirimo yacu, igatagatifuza ibikorwa byacu, tugaha umwanya ukomeye isengesho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi tugomba guha agaciro ni ukunga ubumwe bw'imibiri, ugaharanira ko mugenzi wawe abaho anezerewe, abaho yishimye, nawe nibura hari uruhare ubigezemo. Gushyingirwa kutubyarire kunga ubumwe buduha gufashanya muri byose, kubahana no guharanira ineza ya mugenzi wawe nk'uko Pawulo abigarukaho. Niba twumvishe inkuru y'ubukwe bw'Ibwami, twumvise ukuntu yabaye inama yo kugira ngo Yesu akore igitangaza cye cya mbere, maze bituma abari aho bose bamwemera. Ntabwo ari inkuru mpimbano, ni ibintu byabaye kugira ngo twese tugire uko kwemera gukomeye. Icyo ngira ngo tuzirikane muri iyi Ivanjili, kugira ngo tuzirikane
icyizere umubyeyi Bikira Mariya yagiriye umwana we, agafata iya mbere maze akamubwira ati nta divayi bagifite. Yari abibonaga ko atari umucuruzi, atayicuruza, ariko ukwemera yari afite mu muhungu we, ukwemera yari amufitemo, akamubona n'Imana abandi batabona, byatumye atera intambwe aramusanga maze aramubwira ati nta divayi bagifite, gira icyo ukora kuko ndemera ko byose bishoboka. Yesu nawe ntabwo amutse nabi amubwira ati ubizi ko amafaranga mfite ngo nje kubigura, urabimbwira ngo ngende bite? Amwakirana ubwuzu maze aramubwira ati ibyo tubigenzemo dute mubyeyi, aribyo nawe ibyo tubigenzemo dute? Nuko umubyeyi Bikira Mariya abwira babangutse ati icyo ababwira cyose mugikore. Ntibazuyaza bavuga atari uyu muhungu wa kanaka yaje hano ate, wenda hari abari basanzwe bamuzi cyangwa se abigishwa be bakavuga bati hagiye kuba iki, nabo kuko bakora ibyo bari babwirijwe na Nyagasani Yesu. Buzuza intango amazi, maze ibyari byaragenewe gusukura abanduye bihinduka impamvu y'ibyishimo n'ubwo bukwe. Ibyo birori byari bigenewe gushyirwamo amazi kugira ngo abaje mu bukwe, abaje muri ibyo birori babashe kwiyuhagira no kwisukura. Birumvikana bahazaga bambaye amaboko bagakarabiramo ahasigaragamo imyanda. Ibyo byambiye n'ibyo Yesu yakoze, ntabwo aravuga ati mushake ibibindi bishyashya hanyuma mushyiremo amazi, ahubwo aravuga ati mufate ibyo bibindi mwuzuzemo amazi. Ibyo byari bigenewe gushyirwamo imyanda n'ibice byose, maze abivuguramo isoko y'ibyishimo. Amazi ayahindura divayi, abari aho bose bagira akanyamuneza ko kongera kubona divayi. Twese abenshi tujya tuvumba iyo wagiye mu bukwe ukabura icyo ufata, abenshi bagenda biciragura bagatumye bwa mu bukwe twataye igihe cyacu. Kuba rero yarabakoreye akimvugo y'iki gihe, kuba yarabakoreye umuti agahindura amazi divayi, ni igikorwa gikomeye ku bari aho n'abatenderaga. Bashobora kuba byarabaye impamvu yo kuvuga bati uyu ni muntu ki wongeye kudukura ku cyaha cyagiye kutwataka. Yesu Kristo rero abonye uburyo bwiza bwo gukora igitangaza cye cya mbere, nk'uko Bikira Mariya yabwiye abigishwa ati icyo ababwira cyose mugikore. Namwe bageni beza dushagaye uyu munsi arabibabwira ati icyo Nyagasani azababwira mu rugo rwanyu muzabikore. Mugiye kubana muzaharanire kumvira Roho Mutagatifu, mugiye kubana muzaharanire kuyoboka Nyagasani Yesu Kristo mu rugo rwanyu, nibwo ibyo muzakora byose bizabahira. Muzarangwe no gukundana ubuziraherezo, muzarangwe no gufashanya muri byose, muzarangwe no guterana inkunga, maze umwanya muzaha Nyagasani mu buzima bwanyu ntabwo uzabipfa gusa, inyungu izaba nyinshi mu ijuru. Inyandiko ya Papa, inyandiko z'abapapa harimo imwe ivuga ku mubano w'abashakanye, cyane cyane iyo bita Amoris Laetitia. Nshaka kuvugamo akantu kamwe Papa Francis, niwe mutungane Papa Francis yasubiyemo, aravuga ati isezerano y'abashakanye ni ingenzi mu murimo w'isakaramento yo gushimira. Mugiye guhana iryo sezerano ntabwo ari imikino cyangwa se kwiyerurutsa, bifite byinshi. N'igihe muvuga ari amagambo mu kanya muri buze kubwirana, mujye muzirikana uburemere afite. Ni impamvu ya mbere ituma mwunga ubumwe, abari babiri bakaba umwe. Niyo mpamvu ya mbere ibakingurira ubutumwa bushyashya muraba mutangiye muri Kiliziya ndetse no mu buzima busanzwe. Ni impamvu ya mbere ishobora kuba intangiriro y'ubwo butumwa butangiye bwo kubyara no kuzarira Imana abana muzabyara, mukabatoza ukwemera kwa Kiliziya Gatolika, mukabatoza kumenya Imana bakiri bato. Ni ubutumwa rero buba butangiye, nubwo nyine ari ikimenyetso nakuka cy'uko ubusezeranyije uwawe uzabana nawe akaramata utamuhemukira, umwubaha kandi uharanira ineza ye. Ariko ni umwanya mwiza wo gutekereza ku butumwa muraba mutangiye, aribwo mubategereje gufatanya n'abandi bakristo bose, abashinze ingo mbere ndetse n'abatarazishinga, ariko cyane cyane kwihatira kurera abana banyu Nyagasani azaba bahaye, mukabatoza kumenya Imana ubuzima bwabo bwose bukaba igisubizo cy'Imana. Turabasabira, tuzakomeza tubasabire
ariko ntibirangirira aha ngaha uyu munsi gusa kugira ngo muze gufata amafoto ko mwasezeranye hanyuma ari muzasubira mu kiliziya, ahubwo bibabera impamvu ya mbere yo kuba hafi kiliziya no kuyitangira, maze imibereho yanyu yamamaze Kristo mutiriwe muvuga byinshi. Nyagasani Yesu n'abandi namwe. werejwe n'Imana imbere y'umusaseredoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo ararusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi arukomereshe isakaramentu mugiye guhana, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje kubw'abatisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mumbwire uko mutekereza mu mitima yanyu ibyerekeye isezerano mwifuje guhana. Ndagira ngo muze kunsubiza kandi cyane mu ijwi riranguruye twumve ko bibavuye ku mutima. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu? Ntabwo mbumvise, murasubira muvuge cyane, n'abageni nabo bavuge cyane. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi, ni ku bwanyu? Murashaka gusezerana gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana, murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo, murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byaha, murabizi. Ubwo mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa butagatifu, nimuhindukire muhane ibiganza by'iburyo, maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano. Yewe Gasiba Jean Marie, nemeye ko wowe Iruwayo Bernadette mbere umugore, kandi musezeranyije ko azaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo uzagukunda kandi uzakubaha iteka ryose kugera epfo. Nemeye ko we yasigaje mu gihe y'umugabo, kandi musezeranyije ko nazaguhemukira ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo uzagukunda kandi uzakubaha iteka ryose kugera. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Amen. Budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana, kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
Nduwayo Bernadette akira iyi mpeta mwanditse ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. byakunze kiliziya ye. Abagira ngo rero mbasabe muhindukire, hanyuma abagabo batwikurure abagore babo. Mu kigo cyacu twese pare na marene nabo nibabadufashe babashimire babahobera koralisire wa karirimbo nyine ko gushimira Imana, abandi turi bose tubahobera. Tugiye gukomeza dutura Imana ibyo yaduhaye. Aba bageni bari buhindukire buri couple bayiha agaseke bagafate n'ikimenyetso.
wa butagatifu, bityo iki gitambo bagikeshe gukomera mu rukundo bafitanye no mu rwo bagomba kukugirira wowe ubwawe, kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Imitima yanyu niwukoterete ijuru. Ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Wewe waremye muntu biturutse ku neza yawe, maze ukamutonesha bitangaje, ushaka ko umubano w'umugabo n'umugore wajya utubera ikimenyetso nyakuri cy'urukundo rwawe. Byongeye kandi abo waremye ubitewe n'urukundo bafitiye, ntutuza kubibutsa kubahiriza itegeko ry'urukundo kugira ngo bagire uruhare ku rukundo rwawe ruhoraho. Kuri ubwo buryo rero Nyagasani, isakramento ryo gushyingirwa kwabo ryerekana urukundo rwawe kandi rigatagatifuza urukundo ruba muri kamere muntu kubwa Kristo umwami wacu. Ari we dukesha kwifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo turirimbire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwema tuti: yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryo mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa.
kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Bamaze guhabwa isakamento ry'ugushyingirwa nibo babafashe kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo ube no kuzagira abana uko babyifuza kandi neza yawe ibahe kuramba mu munezero no mu mahoro. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana na Yosefu mutagatifu umugabo w'Inyuka n'intumwa ze ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabihekwa muri we kandi ubwe akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru ni mucyo abageni bacu bigire imbere ya ritari aho bari bahagaze bapfukame tubavugire isengesho ribasabira. Bavandimwe ni mucyo twambaze Nyagasani twiyoroheje kugira ngo asesekaze umugisha we kuri aba bageni maze ubwo yabahaye ingabire z'isakamento ry'ugushyingirwa agire impuhwe abashyigikize ubuvunyi bwe. Nimupfukame. Dawe nyir'ubutagatifu niwe wahanze ijuru n'isi urema umugabo n'umugore ubishushanyije kandi ugena ko umubano wabo ukundwa imigisha yawe. Turagutakambira twiyoroheje dusabira aba bagore Bernadette na Yvette basezeranye none n'abagabo babo Jean de Dieu na Albert. Nyagasani bona bagenzi babo basesekazeho umugisha wawe w'igisagirane maze umunezero bakesha umubano w'abashakanye uzatume babyarana abana bazaba umutako w'urugo rwabo kandi bakagwiza abana ba Kiliziya yawe. Nyagasani mu byishimo byabo bari kugusingiza mu maganya yabo bakwiyambaze mu mirimo yabo banezezwe n'uko bari hafi mu magorwa yabo bamenye ko muri kumwe mu batabara.
bajye bagusengera mu ikoraniro ritagatifu kandi bakubera abahamya mu bantu, maze nibamara guheraheza ubukambwe bwabo bagutunganiye bazaberwe no gutura mu ngoma y'ijuru hamwe n'izi nshuti zibakikije, kubwa Kristu umwami wacu. Muhaguruke mukomeze muhagarare aho muri. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe mbasigiye amahoro, bahaye amahoro yanjye, ntibite ku byaha byacu ahubwo uhite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe yiha amahoro kandi wibumbire mu bumwe, ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nimwifurizanye amahoro.
kandi arisubize mu gihe gikwiye. Ni mucyo rero abageni banyemerere bigira imbere ya ritari bapfukame, umugisha w'uyu munsi ni uwabo, tuwubasabire hanyuma n'abandi mubonereho mu bufumbi. Amen. Nyagasani Yesu wemeye gutaha ubukwe i Kana, n'abasakaze mu mugisha we kandi ahuye n'abanyu bose. We wakunze Kiliziya kugeza ku ndunduro, nasakaze ubutitsa urukundo rwe mu mitima yanyu. Nyagasani nama yo gutegereza mwishimya mizero mahire, mwamamaza ukwemera gushingiye ku izuka rye. Namwe mwese bavandimwe muteraniye hano, ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through, and the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day has come. A new day Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love.
it shatter the walls for a new sun. A new day has come. A new day has come. turagushima ko waturinze
ukaturinda mu mabyiruka, ukaturinda mu busore, ukaturinda mu bukumi, ukaturinda mu bugabo bwacu n'ubugabo, ukatuyobora, ukayobora abana, ukayobora buri wese akaba yageze aho amahoro, izina ryawe ririhimbazwe. Turashima ubukwe bwabanje kandi tukuragije n'ubwa nonaha, tukuragije ibirabera hano byose, yaba abasaza baraganira, umuhuza w'imisango, ndetse n'aba babyeyi ndetse n'aba bana bemeye gukora ibigukwiye kugira ngo babe abagabo n'abagore banogeye Imana. Tukweretse Jean de Dieu ndetse na Bernadette kugira ngo ukomeze kubera ukuboko kwawe gutanga impuhwe zitagira ingano. Nyagasani Mwami Imana, tugusabye bike, ibindi biduhera ubuntu, ni ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Muri iki gitaramo cyacu kandi ushingemo gato kuto, ushingemo kuto gatoya. hanyuma unyemerere nawe Jean de Dieu basiraho ibyo biba bihagije. Unyemerere ukuremo isomi, ubundi babashyikiriza urutami. Dusaba ya mukobwa kugira ngo anyaruke, ibyacu ntabwo bitinda, hari ibigutegereje aha ngaha. Muryango mugari wa Jerive ntabwo niriwe mvuga mu mazina ye, ahubwo yakegereje ubu akaza akansanga hano, ubundi umusaza tukaramukanya. Dukirije gore nziza Jean oya hindura umusaya w'iki kibazo hani Rwanda birora umura. Rero nasabaga babanoza mweyo ko orahita amako ngako niko kakubereye, mukurweho urukoma. Sema agafanta gafureba igifu, nanjye mfundira akamitsingi gatsindagira urukundo. Nuko rero Janvier nibyo nakubwiraga basanzemo, vuga bene ubundi twinywere. Rero Janvier hano nenze nyinshi, ahatosaho kurita kwesa hasi bakagira ngo ni umusa, ahubwo ugende uvuna uruti, numara kuvuna uruti uze kwisanzura hano mu muryango wa Ndabirora, kandi uze kuntiza umuhogo neza. Igendere rwose uvuna uruti, abanywa agafanta nka Janvier bagafureba igifu ndetse n'agafutse, kandi abafata agasembuye nubwo twasigiye umusaraba ntabwo ari Yesu n'umwami, ahubwo ni Yesu Kristo ku bwacu. Igihe yaragize bazanye divayi, genda uhina uruti Chakabogi, muhere muhungu wanjye, komeza protokole. N'uru ruvugiro alright. Bernadette nawe wakira umutware, umushimire ko ari umutware utazamura
kubera umutwaro mushimire ko ari umusore munyemerere mwongere muyine akagongo musangire mutuje hanyuma dushakire indirimbo zishyushye kugira ngo mutambuke abana babaha Imana babateguriye ongera uzamura umuranzi yombi twakire mama Bernadette kugira ngo ubanze uha abana umugisha wa kibyeyi mama Bernadette utambuke ugerageze kureba mu nyuma yo kubarangira ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya ntagatifu reka twakire umusaza ku bana ndetse n'umutambukanyi wawe kugira ngo namwe mutambuke mutange Imana mwateguye ndetse na madamu bakaba babyara ba Bernadette turabashimira Yes, mukecuru kazine Tagata nyuma y'iyo mpano kaduhamagare kandi famiye zose duhamagare Munyango cyo muhindukire
we